naje gusenga akambwira ati mama ntago uri bunsike yego akagenda nanjye ngavuja mbwira Imana ngavuga ngo mana icampa Imana yanje kabiri izaba Imana y'umwana wawe amen. ndashimira Yesu ko namusabye akamwumva kandi ndashimira Imana yo mwijuru ko nagiye nyisaba ibyo nyisabye kaba yarabikoze shiriye n'ubu no muhanuzi amen. muri yo myaka 7 nago yigeze ateshukwa yakomeje kuririmba agera mu rwego aba mukuru umwangavu Julienne nakunda gusenga ndabyibutse ko hari n'umunsi twamurajije hanze avuye mu butayu turi hano 2012 hari mu kwezi kwa kabiri namuraje hanze si twamurajije hanze ari igihano yagiye guhanura ariko niyambwira ko yagiye mu ivuga butumwa yego aje rero nk'ababyeyi ndavuga uyu mwana wabona agiye kwihindura icigenge ariko ntago nari nzi ko yagiye gusenga no kumbi yari yagiye gusenga ku musozi w'Ikabuga Julienne uzi cyatumye numva nanagupfira nuko data yarafite ibanga yahishe muri wowe ntabwo nari nzi Haleluya Imana ntabwo nari nzi icyo uzabaco ntabwo nari nzi ibanga Yesu yahishe muri wowe Imana Haleluya ntabwo nari nzi ko mfite umuntu ukomeye nkawe nukuri muri byo yaravuze ngo icyo uzabaco muragendana iyo uza kumenya icyo nari kuzabaco birashoboka ko wari kunta cyangwa se ntunte ariko kubera ko Kristo yari yarabitse ibanga muri nge azi ko nza Haleluya iravuga ngo uyu muntu reka mutise mu bintu bikomeye ntagaburirwe nk'izindi mpinja ntiyambikwe nk'izindi mpinja ariko muri uyu mwaka w'iki gihe duhagazemo azaba ari gukomeza imitima inaniwe azaba ari guhumuriza abari bakomeye azaba ari gukomeza abari bacitse intege azaba ari kwihanganisha abari mu bibazo bitandukanye. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abari mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibahe umugisha gisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwo bwa mbere ukayikanda ngusabe umugisha. Yego fora nicaye wo nkurikiye yego nicaye mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana intara y'Uburasirazuba navuye mu y'Amajyaruguru ndenga Kigali ndaza nta kindi cyanzanye naje kwirebera abakozi b'Imana batandukanye. Yego ntabwo igibeshya yavuze ngo nzagutembereza iragutembereza yego bakunzi ba Concorde TV show kuba nageze hano ni ku bufatanye bwa Hinduka Official ni channel ya Mukeshimana Julienne reka ngusabe wowe utarayikandaho subscribe nawe ugenda uyirebe rwose uyikandeho kuba nageze aha ni ukubera Hinduka Official niyo yaje impetse se ariko niyo yabigizemo uruhare kugira ngo hagere yabigizemo uruhare ifashijwe n'iyaduhanze yego Hinduka Official yarambwiye iti Mana turagushimye Mana tugwaye icyubahiro uri Imana itagibeshya ahubwo uri Imana isezeranya igasohoza twicaye aha ngaha waturinze mu rugendo twakoze kuva i Musanze kurenga Gakenke Rulindo Nyarugenge Gasabo hose naho twageze twibona aha ngaha mu murenge wa Karenge mu karere ka Rwamagana ntabwo twaje mu butembere ahubwo twaje kugira ngo tukuvuge twaje kugira ngo tuganire n'abakozi witoranirije muri iki gihe babandi bavuga ngo Imana ntabwo ivuga ntabwo ari byo ahubwo harabahamya hari Imana ivugiramo abibwira message bakayibwira abantu kandi bigasohora nkuko babitumwe nibyo byanzanye rero ndagusabye ngo iki kiganiro uzubane natwe tukubera ibikoresho wivugire kandi abagikurikiye bahabwa umugisha babohoke kubwo babone neza yawe kubw'ibiganiro kubw'amagambo urabutunyujijemo bisabye Imana mu izina rya Yesu amen. Yego ndi kumwe nande Mukeshimana Julienne senda gukira noneho uranyira nta kibazo oya senda gukira pe uyu munsi uranyira kubera ko nta n'ikibi cyanjye usibye ko ya mpano yo guseka iri kwiyongera kubera neza mfite byinshi cyane bantu mudukurikiye muzi intobo niko bazitara intobo turiya tuntu twera ku mitobotobo nyine yego zirasa cyane
ubwo ushatse kuvuga iki? yego ntacyo abadukurikiye ni abantu bakuru baramenya icyo mvuze. Uko intobo zisa niko n'abantu turi kumwe basa. ariko mana yego se cyane njye ubwo ndi kwitegereza. itegereze Yesu we Ntero umubyeyi nawe atwibwiye. akira nawe uvuge. haleluya Amen. amazina yanje ni Ntamfura y'Ishyari Immaculée, nkaba ndi mama wa Julienne, Imana umugisha. Amen. Abadafite ishyari namvugire ngo amen. Amen. Yenejejwe n'Imana mu mutima kandi nzi neza ko nta nuwangirira ishyari. Kuba nicaranye na mama wanjye gutya ni by'agaciro gakomeye. Ni ikintu manje nashimira Imana rero. Hari benshi babyifuje ntibyakunda, hari n'ababigerageza ntibikunde, ariko ndashimira Imana ko ngiye yabimpaye. Ntago ari ibindi bintu birenze cyane yampaye, ariko ikintu gikomeye nuko twicaranye twese turi kuvuga Imana. N'abandi benshi barabafite ariko ntago amahirwe bayagirirwa nkayo mfite. Niyo mpamvu benshi bari kubona ibineza neza byansaze, amaseka yabaye menshi, nuko twicaranye no turi kuvuga ineza y'Imana no gukomera kw'Imana, kandi tukavuga imbaraga z'Imana twabonye tutumvanya abandi. Haleluya. Turi kuvuga Imana tutumvanya abandi, ahubwo twebwe turi kuvuga Imana twiboneye ubwacu. Vugira ngo amen. Niyo mpamvu nari mvuze ngo udafite ishari. Amen. Birashoboka ko nawe waba umufite ariko atagendera mu nzira nk'izo ugenderamo. Nari nshatse kukubwira ngo ihangane, ariko ngiye wagiriwe amahirwe n'Imana ikantiza uyu munsi, ikamuma turi kuvuga Imana. Na papa mukanya nzamubazanira mu minsi iri imbere, nawe nzamubazanira nawe avuga ibara ariko Imana yumve ko nyishimye. Ikindi nshimiye Imana arata yabanye natwe mu nzira zitandukanye, indindira n'abavyeyi natwe twese iraturinda, n'abadukurikiye badukunda nabo ndabashimiye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Umva rero aryo mama avuze ngo yitwa Ntamfura y'Ishyari Immaculée. Yego ejo bundi uri ikiganiro twakoranye n'umuhanuzi witwa Faraziya. Yego wowe Julienne niwe ndi kubaza. Siko nibagiye kubabwira ko mfite ababyeyi benshi. Aya ceceka se ibyo by'ababyeyi ninde ubigutumye. Twakoranye ikiganiro none nkumva ari kuvuga ngo agufata nk'imfura yawe nako nk'imfura ye, ati Imana yamuhaye umukobwa w'umuhanuzi nyine bajya bagendana. Yego nkumva ngize ishyari. ariko mana umva ishyari nende kubye ariko uko biri kose ni umubyeyi wawe mu by'umwuka. Yego ntariko njyewe nshaka kubona twicaranye n'umubyeyi wawe umbyara bwite, waguhetse wagutwise amezi 9. nirinze kuyavuga niga baravukiye nka 10. ariko hari n'igihe twaba turi kumubeshera kandi atarambyaye. Ubundi warambyaye? mana wesha nakugiriye kugise iminsi myinshi 94 mu bintu bigoye turi guhunga nka kubyara ndi mu nzu. Ubwo ndi nyirantambara. uri mukesha Imana Julienne, kuko cyari igihe kigoye gikomeye wavutsemo, kuko abandi babyeyi babatindira ikiriri, twebwe nta kiriri twatinze, ahubwo narakubyaye ndagufata ndakunkomeza urugendo. Ubwo bishatse kuvuga ngo navutse ku mugambi w'Imana. Bishatse kuvuga ngo wunze muri rya jambo mwigisha twigishije, aravanga aho abandi banyuze bagabo, niho twebwe twanyuze tubaho. Aho abandi banyuze bakabyara abana bakabara, njyewe narahanyuze umbyara mu ntambara ndangije ndanakura. Uyu munsi ndi kuvuga Imana. Haleluya. Aho abandi banyuze bakahapfira, Julienne narahanyuze mbaho. Aho ababyeyi babyaye abana bakabata, njye narahanyuze ngira gute ubaho. Imana irandinda iturindira mu busa gusa. Nta gikoma byari bimeze, nta sume ko abandi izindi minja bazikikira bakazikarabya. Uwo munsi ntabwo twagukarabije, ahubwo bwakiye dufata urugendo. Sinakubwiye ngo hari ikikiri nasimbutse ndi kunyuramo muri iyi minsi. Bishatse kuvuga ngo ntago bigeze bambebeza nk'uruhinja. Urumva ko mu kuvuka kwa Julienne ntago yigeze akarabwa nk'izindi mpinja, nta nubwo yigeze yambara neza nk'izindi mpinja, kandi yari nyirantambara. Niyo mpamvu ngo ndakwicara imbere ya kamera nyirantambara maze iminsi biratarya. Niyo mpamvu ndakuvuga ngo ikikiri Julienne nasimbutse ntanyuzemo, Imana iri kukinyuza. Niba muri ico gihe ntarasetse, Imana iri kunsetsa, mvugira ngo amen. Hanyuma niba udafite ishyari ujye uvugira ngo amen, kubera iki buri muntu wese avuga Imana bitewe naho yamukuye, kandi buri muntu wese atinya inzira bitewe n'ico yahuriyemo nacyo. Hanyuma ngiye ndashimira Imana rero yandinze muri ico gihe, si ico gihe gusa, n'ikindi gihe twanyuze mu bintu bikomeye, n'ikindi gihe twanyuze mu bintu zari kudukura mu mwanya, n'ikindi gihe mama yanyuze mu bindi bintu
yatumaga yanjishura mu mugongo akanta nk'abandi babyeyi ariko ngenda mushimira nshimira n'Imana yabanye nawe akaba yandeza akankoza ubu se ubundi umukobwa mubi oya uri umuntu w'agaciro Imana yari kuzigamye mu kintu gikomeye cy'agaciro kankwibutse ikintu gikomeye Imana yavuze yaravuze ngo umuntu uzaba ukomeye haleluya abanza yatsa mu bikomeye yego haleluya amen niba ngo ikintu cy'ikinyamumaro cyangwa se ikintu cy'agaciro kirageragezwa haleluya niko kuri ibyo bintu murabyumvise we yego umuntu uzaba ukomeye abanza yatsa mu bikomeye niyo mpamvu Imana yari izi ko nanjye izangirira icyizere ikampa ijambo kugira ngo mbwire ubwoko bw'Imana gukomera kw'Imana irangije ncisha muri zo ntambara yemera ko mvuka sinkarabe nk'izindi mpinda yemera ko mvuka n'intambara neza nk'izindi mpinda kubera iki yari izi icyo nzabaco mu minsi iri imbere ntinjye kugurirwa imyenda nk'izindi mpinda abandi bari kuja kuba shopping ariko mvuzira ngo amen amen muri iki gihe turimo umuntu ari kuza kubyara umwana yarateganyije ibihumbi nka 500 byo kwambika umwana ariko Julienne nge nta n'igihumbi ari cyamwe mwarateganyije buri cyavaga n'igikoma ko cyari ngo n'igikoma cyari cyarabuze ariko turashimira Yesu wari waranteganyirije uyu munsi haleluya sinzi niba uri kubyumva iyo ninjiye mu mateka nkumva ukuntu banzaye n'ukuntu nakoze dushaho gukunda Imana cyane ese wari wabona uruhinja batarita rutarabona n'igikoma aha nta gikoma uruhinja rukonkeke Julienne uzikora igihe cyageze papa wawe tugatandukana bikaba ngombwa ko n'imyenda nari mfite nkayisiga ariko nkagenda ngukikiye mu ukagenda ufashe mu ntozi Imana ishimwe urumva ko Imana yanyujije mu bintu bikomeye hari igihe nkunda kuvuga ngo Imana irakubebeza cyane abantu bakibaza ngo Imana yakubebeza gute ese nkubwiye ngo muri iyi minsi mpagazemo Imana iri kumbebeza wabishidikanyaho oya impamvu iri kukubwira ngo Imana irabebeza ibyo mama na papa batankoreye Imana iri kubikora mvugira ngo amen imyambaro batigeze banyambika muri icyo gihe uyu munsi ndi kuyambara Imana amen niyo mpamvu nkunda guseka ngira ngo mfite impano yo guseka kubera ko muri icyo gihe abantu benshi barabarakare si ubwo mwari mufite igihe cyo guseka kandi iyo umubyeyi atanezerewe n'umwana ntanezerwa ariko ndashimira Imana ko yampaye guseka yerenejejwe n'Imana mu mutima ntabwo nari nzi ko uzaba umuntu w'umugabo nk'uko hari aho naguye mu ntoki uranshika nukuri ndatekereza ngo Mana mureke nangangirene ariko nkumva ndigwatwa ningutoragura ndagutoragura Julienne ndavuga ngo Mana reka fata umwana wanje yenda dupfane ntago ari wowe reka nkubwire mama ndagukunda cyane nibagiye no kugushimira ko wambaye neza haleluya bagiye kukubwira ngo wambaye neza kandi ndagukunda cyane kubera ko wandwaniriye intambara kugira ngo mbe ndiho muri icyo gihe urumva ko nari ngucitse byari ngombwa ko mitanipfira cyangwa se kunta nk'abandi babyeyi ariko kuba waranzigame ukaba ati uko biri kose singomba kumusiga izo ni shimwe cyemeye Imana kandi nawe ndabigushimiye ikiruta ibyo byose kubera ko wandwaniriye intambara ukanga kunta nk'abandi babyeyi ubwo bari ko bati Imana ningira neza nzakwambika ibirenze uko wambaye haleluya amen bajya nkwibutse Julienne uzi cyatumye numva nanagupfira nuko data yarafite ibanga yahishe muri wowe ntabwo nari nzi haleluya Imana ntabwo nari nzi icyo uzabaco ntabwo nari nzi ibanga Yesu yahishe muri wowe Imana haleluya ntabwo nari nzi ko mfite umuntu ukomeye nkawe nukuri muri byo yaravuze ngo icyo uzabaco muragendana iyo uza kumenya icyo nari kuzabaco birashoboka ko wari kunta cyangwa se ntunte ariko kubera ko Kristo yari yarabitse ibanga muri njye azi ko nza haleluya iravuga ngo uyu muntu reka mutise mu bintu bikomeye ntagaburirwe nk'izindi mpinja ntiyambikwe nk'izindi mpinja ariko muri uyu mwaka w'iki gihe duhagazemo azaba ari gukomeza imitima inaniwe azaba ari guhumuriza abari bakomeye azaba ari gukomeza abari bacitse intege azaba ari kwihanganisha abari mu bibazo bitandukanye icyo ni Imana cyatumye nzigama umva nyirantambara nyirantambara iyo mikoro ngiye kuba nyikwatse nyihe mama afata iyo mikoro ndamuzi ntabwo yayirekura ngaho rero nyibwirire ubu mubyaye muri iyo ntambara mbambyaye muri iyo ntambara umurwanye nawe ndwana nawe Julienne ubona arakuze mbona arakuze Julienne tuganira barambwiye ngo yatangiye guhanura ngo afite imyaka 7 koko nibyo oya nibyo imyaka 7 Julienne niyo yatangiye guhanura wado mwana umutize telefone nta kibazo yimukurira pe yigendera cyo hari imyaka 7 atangira kuyobora abana ba mu gitondo kware de dimanche yego Julienne yarafite imyaka 6 yego ubwo rero akurira muri ubwo buzima twatangiye kugenda na Julienne afite imyaka
ari mutoya cyane naje gusenga akambwira ati mama ntabwo uri bunsige yego akagenda nanjye ngavuja mbwira Imana ngavuga ngo mana icampa Imana yanje kabiri izaba Imana y'umwana wanjye amen ndashimira Yesu ko namusabye akamwumva kandi ndashimira Imana yo mwijuru ko nagiye nyisaba ibyo nyisabye kaba yarabikoze Julienne ubu n'umuhanuzi amen muri iyo myaka 7 ntabwo yigeze ateshukwa yakomeje kuririmba agera mu rwego aba mukuru umwangavu Julienne akunda gusenga ndabyibutse ko hari n'umunsi twamurajije hanze avuye mu butayu turi hano 2012 hari mu kwezi kwa kabiri mwamuraje hanze si twamurajije hanze ari igihano yagiye guhanura ariko niyambwira ko yagiye mu ivuga butumwa yego aje rero nk'ababyeyi ndavuga uyu mwana wabona agiye kwihindura icigenge ariko ntabwo nari nzi ko yagiye gusenga no kumbe yari yagiye gusenga ku musozi w'Ikabuga aje niyanansobanurira ariko Imana irambwira ngo humura ntabwo umwana wawe ari ikirara yego nukuri Julienne Imana iguha umugisha ikizaba imbuto ntabwo kirumba Imana iguha umugisha Julienne iratangira muri ubwo buryo ndacashima Imana ko nabugingo n'ubu Julienne akiri umuhanuzi nge ndikwibanda cyane kw'iyo myaka kuko yarabimbwiye ari ijambo nakubwiye ngo turi kuganira nakeshi yo uhanuriye n'umuntu musanzwe muziranye hayo uvuga uko biri kose n'amarangamutima nyine ntiyambwira ibibi sibyo none nanjye Julienne turamenyeranye dukunda gutera ibyitwa brage tukisekera none yarambwiye ngo atangiye guhanura ku myaka 7 naga ntiwabona kanyobetse maka ndabaga nawe njyewe ngira akaguru nziyizira ngo baze rero nibyo Julienne nibyo kandi koko nibyo hari naho yampanuriraga nanjye nkamuhanurira kandi nabugingo n'ubu niko gaho se n'ubu mwahanurana mutukare usuragira ngo turavirama ntago byashoboka wapi nose nyenda tahiraho koko koya ntago biri buvirema wakoranye n'abakuzigicundanye n'umunyamugisha ibigendanye n'umunyamugisha nawe ubu umunyamugisha uzi igicuku naraye niba barari igicuku zigicuku nabyutse nkava Musanze nje gukureba ubwo ndagenda gusa twaba turabahanuzi ntago byashoboka Imana nibikora turabikora kandi barambwira ngo ntago tukiri abacu ngo twiyo gushaka kukwaka mikoro umucungi ntago arayinyaga ayikunda kuba ashaka oya ntabwo arayinyaga ashaka kuyiba ejo bundi twakoze isabukuru rwose y'imyaka yari yujuje hari kure turavuga tuti reka tuze noneho tukurebe tunamubwiye yuko tukwibutse yuko yujuje ya myaka si ngombwa kuyivuga yego kazonda abantu ko bamenye igihe wavukiye mbere nyirantambara Ajaga ntibayimenye icyo gihe saruje 32 none se ugira ngo ugire ngo sinari kurya none se mama Julienne yurebye ibitangaza Imana ibigukoresha Julienne sibyo nge ndi umugabo wo kubihamya navango tumaranye umwaka tugendana mu rugendo rw'ivuga butumwa pe yego sinzi nyangira ukuri kwinshi mujye munyihanganira ntabwo ari umuntu uba uri kubipapira uri kugira uti ntabwo nakwemera igicuku nabyutse saa 10 kugira ngo saa 4 twe tugeze hano kandi mvuye Musanze gutegura ko tuza rero iyo biza kuba nzi ko ari wa muntu nyine ubirimo nabi ntabwo nayikwemera no kugendana nawe ariko namusanze i Kigali tuba turaje niki kuko anziho ikintu cyo kubahiriza isaha cyane kabisa haleluya wowe nk'umubyeyi twe hari ibyo tubona nyine kambyite nk'abavandimwe be none wowe nk'umubyeyi yubibonye ukibuka n'ukuntu wamubyaye mu bihe bigoranye n'ubundi buzima yaciyemo tudashatse kuvuga umva Imana wayiheka nayibona saho narayibuze mba nayiheka ariko gusika ambwira ngo humura aho utari ndahakubereye ntabwo Julienne azigera bivanga amen haleluya amen oya nukuri kandi nanje ndabyizeye iteka ryose murambivuga nkavuga ngo mana nukuri uzandindira umwana kubivanga haleluya amen haleluya amen nukuri pe izamurinde kubivanga nk'abandi bahanuzi b'iki gihe bamwirengera ndamu bavuga ngo tutavuze ngitavuze n'ibyashoboka ruriya rugo nitwarwinjiramo arabizi kagakiza kacu ari iki ari umwimerere
arabizi ko agakiza twagahawe tubabaye ni umwimerere, ntabwo tukavanga, ntabwo tubivanga, nta gipindi dutera, tuvuga Imana iturimo. Haleluya. Kandi tukavuga Imana y'ukuri, tutumvanya abandi, ahubwo iyo twiboneye imirimo tukabona ukuboko kwayo, tukabona ineza yayo, iyo niyo tuvuga. Haleluya. Na bugingo n'ubu ni ukuri, n'abantu barabizi yuko iyo bivanze tutagendana. Yego. Nanjye ubwo nuko nkuzwe. Imana ishimwe. Juliye ni ukuri ndacagufitiye icizere. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mo mpera mikoro ndebe ko amahoro yaboneka da. Jire kumva umeze ute? Ngende kumva nejejwe n'Imana mu mutima. Muri mbye yaravuze ngo nuko ntayishobora numva nayiheka. Ariko kuyiheka kose nuko dukomeza bari bananiwe. Iyo ukomeza umuntu wari unaniwe ubu yihetse. Yego. Iyo uhumurije umuntu wari ucogoye ubu yihetse. Bishatse kuva ntago Imana tuzayiheka turi kumwe gucyara yivu nkuko nicaranye nawe. Ahubwo Imana tuzayiheka nugaburira umuntu wari ushonje. Imana uzayibona yakoze imirimo itandukanye ku buzima bwawe. Ngerejejwe n'Imana mu mutima. Haleluya. Nejejwe n'Imana mu mutima. Ndibuka nari ndi kumwe na mama iramubwira ngo mu bana bawe hazavamo abantu bakomeye. Iza bamwe iramubwira ngo bamwe izabagira abavuga butumwa. Iramubwira ngo abenshi bazaja mu mahanga atandukanye. Ariko ntago ndi kubesha ngo turicaranye. Ariko ndashimira Imana ko dufite ikimenyetso kirenze kimwe. Kandi nawe yagiye nabimpanurira. N'uyu munsi nicaranye isezerano yampanuriye ko nzajya mu bihugu byo hanze bitandukanye. No mu bantu bamanuriye ikinyabiziga cy'imodoka nawe arimo. Amen. Kandi ngewe mfite icyizere. Ndavuga ngo confidence niyo ya mbere ku buzima bw'iyi si. Iyo ufite confidence n'ibindi biremera. Ndagira ngo nkubwire ngo ku bintu Imana yavuganye natwe ikimenyetso kimwe kirahari. Haleluya. Ongera haleluya. Amen. Ku bintu byose Imana yadusezeranije icyo gihe turi kumwe n'ibyo yavuga gudahari. Uyu munsi Imana iri mu kazi. Ndibuka ko mu bantu bamanuriye bwa mbere ko Imana izangeza mu bihugu bitandukanye ni mama. Ariko ndashimira Imana ko ikimenyetso twakibonye igatanga pasiporo mu buryo bushoboka. Subizi ko yabonetse. Dufite ibimenyetso birenze kimwe kizatugirira neza. Itange na visa. Kubona visa gucanga umujyane. Ntabwo wemerera umuntu inka umuhihene. Oya. Cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigare. Oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu. Oya. Kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu kumutuzi Kigali. Oya. Ngo nyuma bikuyobera umujya ni Nyamagabe. Oya. Kandi ntiwamusezeranya kujya muri Amerika. Ngo kubona visa bigucanga umujyani Burundi shimwa. Ntabwo ujya ubesha Mana, ntabwo ujya ubesha. Iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubesha. Haleluya. None se Jige, iyo ndirimbo nahimbye ndi kumva ari amasezerano yawe ubwo urandye. Nanjye na amasezerano yanjye indirimbo ndanayikunda cyane. Kubera ko hari igihe nibuka ibintu Imana yansezeranyije byinshi gitamva nti indirimbo nanjye mfasheho. Niyo mpamvu ntazayihemukirana nayikunda cyane. Birashoboka kudukurikiye kabatari ubwa mbere mvishe zuriye ni indirimbo yiririmbye icyangombwa nuko nyikunda. Amen. Ariko ngiye kuzahimba indi. Yego. Ibyo Imana yambwiye undi yo nayihimbye hari kimwe cyari gisohoye. Urumva nk'icyo gitero cya mbere Imana yari maze iminsi mbwira inka mbona umuntu arayimpaye. Numva inganzi iraje ngo ntagusezeranye umuntu inka umuhihene. Oya. Cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigare. Imana kitane imodoka na Imana ibirayiguhaye. Haleluya. None nanjye mise nibuke ko yavuze ngo izangeza mu bihugu byo hanze irangije ikimenyetso ima pasiporo ima n'inshuti nziza ariko Mana nyiribihe nuko ntayishobora numva nayiheka ariko haraho ndi buyiheke. Amen. Mvuzira ngo amen. Nkunda kuvuga ngo Imana nikubwira ikintu uzayibwire guhe n'ikimenyetso cyane. Muri minsi Imana iri gutemera ko akora nakuvuga ngo nzagaruka ejo. Iri guhinga iragenderanye nakuvuga ngo nzagaruka gusanze. Nibikubwiye ngo iragutabaye niragutabaye. Nibikubwiye ngo urariye niko kurariye. Nubwo abantu bagutega iminsi bakavati nubwo ababyaye ntazashobora kubarera. Hari ukuri Imana ijya ibigenza rata igahigika ibyari bibangamye igakinzira aho zitari ziri ukabarera hari abatabyemera ukababyara hari abatabyemera kubera ko hari ibyo Imana imaze guhigika. Mvugira ngo amen. Yego. Yego.
uyu munsi shaho Amen. abakunzi bacu nshaka ngo tubabipe mana we uyu ni surprise tuvuga ngo tubabipe urumva kubabipe kuri tuganiro tugufi tugufiya bongere badukombe Rubango ubu tugiye gusoza yego ubu tugiye gusoza ugiye gutanga nimero yawe ya telefone nk'umuhanuzi wifitiye icyizere uzaba akeneye kumuhanurira azaguhamagara na mama nawe ni umuhanuzi nawe atange nimero nawe wifitiye icyizere yego nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba hirya y'umusaraba nzaguma iteka naho nabura ibyanjye mbibonamo inyungu ndatangaye mukiza zinarukwiriye kungirira iryo bambe nje waguhemu ndatangaye mukiza sinari nkwiriye kungirira iryo bambe nje waguhemuye kuri uwo musaraba mbona yunkorera n'umunwa w'ikuzimu wakanka umuriro nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko mu rugendo rwayo nyamara imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko mu rugendo rwayo. Aleluya, amen. nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Rangije aravuga ngo hirya y'umusaraba mbona yunkorera. Rangije aratubwira ngo nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye. Tubwira ngo nzajya nirata gusa uwo musaraba mvugira ngo amen. Hirya y'umusaraba mfite umuntu mvugira. Hirya y'umusaraba ufite umuntu kuvugira. Hirya y'umusaraba ufite uwakurenganura. Hirya y'umusaraba hari uwaguha kubyara tasiyene tayasire. Hirya y'umusaraba hari uwaguha kubaka bigakunda. Hirya y'umusaraba hari uwaguha kwambara ukaberwa. Hirya y'umusaraba hari uwaguha ijambo hari waraburiye ijambo. Tayasisiene tayasire zogredo sase tayabini konta jevedo sase. Hirya y'umusaraba hari uwaguha kurya bitari bishoboka. Hirya y'umusaraba hari uwaguha agaciro ntako wari ufite. Hitasisiene taya. Hirya y'umusaraba hari uwaguha gucya ku maso kandi wari wijimye mvugira ngo amen. Hirya y'umusaraba mfite umuntu mvugira. Hirya y'umusaraba nzaguma iteka nubwo ibyagwa n'amakuba byaza icyo tuzi nuko tuzaguma hirya y'umusaraba. Nubwo intambara zaboneka tuzaguma hirya y'umusaraba. Nubwo ubusonji bwaza tuzaguma hirya y'umusaraba. Nubwo twaburara tuzaguma hirya y'umusaraba. Twambaye ubusa hatasi enetaya tuzaguma hirya y'umusaraba. Nubwo waba kabarore ku musozi ariko hari icyo yavuganye nawe uzagume tasisi enetaya sirezo bedo sase. Nubwo wakwambara ubusa, nubwo bagufataho ijambo, nubwo wahura n'ibikugusha ariko wibitseho nzayimana uzagume hirya y'umusaraba. Kuko hari umuntu uzakuvuganira, hari umuntu uzagutoragura bagutaye, hari umuntu uzaguha agaciro wabuze agaciro. Hatasisi enetaya sire hirya y'umusaraba mbona yunkorera. Haleluya, nagavuze
ngo hirya y'umusaraba tuzakizwa mu ntambara, dukizwa mu munezero, dukizwa ahagaragara n'ahatagaragara. Mvugira ngo amen. Uko niko kuguma hirya y'umusaraba. Mvugira ngo amen cyane. Haleluya. Hirya y'umusaraba hariho kwambara bigakunda rata. Hirya y'umusaraba hariho gushaka bikemera, bari bazi kutashaka. Hirya y'umusaraba hariho guheka bikemera, bari bazi kutazabyara. Tasi eneta yasire. Hirya y'umusaraba hariho icyubahiro, hirya y'umusaraba hari ukuva mu ikode, nawe ukaba nyiri ibyondo cyangwa ukitwa nyiri mazu, kubera ko wagumye hirya y'iki y'umusaraba. Mvugira ngo amen. Hirya y'umusaraba hari ibintu byinshi kandi bifatika. Imana itugirire neza. Hirya y'umusaraba homora inguma zari zarakomeye. Hirya y'umusaraba hakiza uburwayi twari twaraburiye imiti. Nibyo dogutera akaboneka, muganga akaza. Imana ishimwe. Hirya y'umusaraba hariho kubona deresi. Haleluya. Hirya y'umusaraba mbona yumworera ngo wakaye umuriro. Amen. Ngo kandi n'umunwa w'ikuzimu, ngo kandi nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye, ngo njyewe nzaje nirata uwo musaraba gusa. Haleluya. Amen. Ku musaraba niho twaboneye ijambo, ku musaraba niho twaboneye agaciro, ku musaraba niho twaboneye amahoro tugubwa neza, ku musaraba niho twaboneye ijambo riruta ayandi magambo, kuko ayandi yose ni amagambo, ariko ijambo rifite agaciro. Haleluya. Haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka Juliye aririmba igihimbano aravuga ngo kunda gusenga ibindi n'amagambo, maze wirebera ibyiza byo gusenga. Iyo Uwiteka yahinduye amateka, abantu nabo bahindura amagambo. Kunda gusenga ibindi n'amagambo, maze wirebera ibyiza byo gusenga. Iyo Uwiteka yahinduye amateka, abantu nabo bahindura amagambo. Haleluya. Mana ishimwe. Ibi byose biva mu gusenga. Iyo tudasenga twari gusengera. Turashimira Kristo ko tutasengera, ko yambatuye. Haleluya. Mana ishimwe. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina sante. Wita siene taya sire zogre. Zenebosire ni niwe dosai. Haleluya. Taya sire zogre dosai. Nibyo papa. Taya zenebosire ni niwe dosai. Warakoze Kristo ko wadukijije umwaho. Amen. Sina cyawe nirishimwe nirihimbazwe. Iyo wahinduye amateka biramenyekana. Iyo wahinduye amateka n'abandi bahindura amagambo. Mvugira ngo amen. Aho tuye Imana nihindura amateka. Hari ibizibwiriza ku buzima bwawe. Mu nzira ugenda Imana nihindura amateka. Hari ibyizahigika mu Yesu. Iyo Uwiteka yahinduye amateka biragaragara. Mvugira ngo amen. Niyo mpamvu atasi enetayasi tuzaguma hirya y'umusaraba, kubera ko hari ubwihisho umugabo washatse ataguha. Niyo mpamvu tuzaguma hirya y'umusaraba. Hari ubwihisho umubyeyi wakubyaye ataguha, ariko iyo yakubwiye ngo nzakugirira neza, niko kizakugirira neza. Nimba yarakubwiye ngo uzabya, niko kuzambara. Mvugira ngo amen. Nimba yarakubwiye ngo uzabyara, uzaheka. Mvugira ngo amen. Hari ababyemera, hari n'abatabyemera. Icupfa nuko bavuganye n'iki n'Imana. Mvugira ngo amen. Ngo Moridekayi na Esiteri, umunsi Esiteri yari yahindutse umugore w'umwamikazi, bari baboneka bidashoboka. Noneho rero igihe Hamani yari yagambaniye Abayuda, ngo Moridekayi yatumaho Esiteri aramubwira ngo icyatumye Imana ikugirira icyizere, ikakugira umugore w'umwana, kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki. Ariko haciye umwanya Moridekayi arongera amutuma aramubwira ngo umva Esiteri, reka nkuririmbire. Haleluya. Ngo Moridekayi yabwiye Esiteri, genda utuvuganire ku mwami, kandi nawe watwicecekera, ntakizabuza Abayuda gutabarwa. Naho bacecetse, haleluya, naho batatuvuganira, naho batakurenganura, hari izaturenganura, bataturenganura. Haleluya.
Imana ishimwe nta kizabuza abayuda gutabarwa. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Naho abafite amafaranga baceceka. Yego. Naho abafite amasambu baceceka. Naho imiryango yaceceka. Kizabuza abayuda kugira gute? Gutabarwa. Mvugira ngo amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndi kumva twakwigumira muri uyu mwanya. Ariko nyira amasaha ari kwanga mwana. Amen. Ibiganiro byacu nakagaruka. Amen. Tujya gutanga nimero rate. Shaka ko tuza gufatanya ni karibu. Shaka ko tuganira ni karibu. Ndakwabwira ngo Julienne ni umuntu usanzwe uhugurika. Amen. Na Julienne nawe nuko nguko. Amen. Ubushize narababwiye ngo njyewe agakiza ntago kangoye bisanzwe. Narabwiye ngo narakonze. Nikavukire. Muzira ngo amen. Ntago ari bya bindi byo gushakisha ngo urafati numwimerere ni original. Nimero ya Julienne ni 07 24 55 19 7. Kanyisubiramo ni 07 24 55 19 7. Hanyuma nawe tubwire yawe. Nimero ya Imakire 07 40 84 509. 07 40 84 509. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ni karibu no dusengera Imana dusoze. Gusenga Imana tumaze kumenya neza ngo naho bakwicecekera nta kizabuza abayuda kugira gutabarwa. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana yacu. Tugushimiye urukundo wadukunze. Tugushimiye imbabazi zawe twagiye tubona mu minsi yose itandukanye. Haleluya. Mana watugiriye neza, uraduhamagara, waratwiyeretse uduha agakiza bidakwiye, uraduhamagara utugirira neza, ubuntu bwawe buradusaga. Izina ryawe nirihimbazwe. Julienne aragushimiye, nanjye ndagushimiye, mwene data aragushimiye kuko imirimo wakoze n'ibitangaza gusa. Izina ryawe nirishimwe. Dushubije amaso inyuma tukibuka kavukire, barabukugirirwa umujinya nk'abandi bose, ariko ushimwe kutadutanze. Haleluya. Ushimwe ko waduhinduye bazima tukazukana nawe uyu munsi tukaba turi mu bikari byawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye ko agaciro gafite. Turagushimiye Mana yo mu ijuru, Uwiteka Imana Nyiringabo, ufite ibintu bikomeye abantu batagira. Uje uhindura amateka y'umuntu agahinduka. Turagushimiye ko waduhinduriye amateka. Haleluya. Mana ishimwe. Turagushimiye ubuntu bwawe byo wakoze, kandi tugushimiye nibyo witeguye gukora. Ni byinshi nibyo kunezeza, kandi Kristo tukuragije bene data badukurikiye kuva dutangiye kugeza dushoje. Nibatuze Morodekayi ntabwo yiringiye Esiteri, ahubwo yamutumye aramubwira ngo naho wakwicecekera mu gihe gisa n'iki nta kizabuza abayuda gutabarwa. Mana nyemerera bene data bashigikire abababaye, abaruhijwe, umuntu wese ku kibazo afite mu mwanya ahagazemo. Nyemerera abantu bawe Uwiteka, ubaha imbaraga zo gukomera, kandi umwuka wera nagendagure ku bantu bawe. Urakoze Uwiteka Imana Nyiringabo, utugiriye neza, ni ubanye natwe ugeze dushoje. Ni mu izina rya Yesu.